Hello guys, ndagusuje kandi ngwaye ikaze wowe wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV. Ukaba uri ahantu hagiye hatandukanye haba hanze y'u Rwanda cyangwa se ukaba uri no mu Rwanda. Wumve ko nguhaye ikaze. Ndashimira cyane abantu bamaze gukora subscribe, Imana igihira ibiganza byanyu. Nawe utarabikora ukaba uje hano bwa mbere nukuri uri mu nyungu. Ngaho ndakwibukije bikore. Urakoze wowe ubikoze. Kandi ikindi mujye mwibuka gukanda like. Hari abantu bambwiye ngo bajya bareba video yego rwose bakanayikunda ariko ntibibuke gukanda like. Noneho ko nkwibukije bikore. Urakoze cyane. Rero nshuti zanjye uyu munsi ngarutse kongera kubabwira ibyo wakwifashisha ugatandukana no kugira imbeba mu nzu no kugira ibinyenzi. Nibyo tugiye kuganiraho aka kanya mu minota mikeya. Shima cyane abo byagiye bakagaruka bagashima. Nawe niba bitaragiye nukuri ntago wabikoze mu kwizera, nta nubwo wabikoze uko nabikubwiye. Ibyo ari byo byose wagize ubutu kumva kuri bukora umuti rimwe, ako buriya kwa muganga iyo baguhaye umuti rimwe baguha akanwa rimwe bigahita birangira. Nababwiye ko iyi miti y'umwimerere uhozaho. Kandi ikindi ku muti w'imbeba, nababwiye ko imbeba nazo zizi ubwenge. Irareba iti uyu munsi bakoze umuti, reka nsubire ejo ndebe. Iyo rero ubikoze nk'icyumweru, ibyumweru bibiri bigashira, imbeba irareba ikavuga ngo hano hantu nta buturo mpafite, igahita icaho. Ariko muzi ukuntu imbeba zibangama, ukaba uricaye muri saro wajya kubona ukabona umushyitsi atereye hejuru amaguru, ikibeba kimunyuzeho, cyangwa se muri plafo ukajya kumva wagira ngo ziri mu masiganwa. Zirabangama. Ikindi kandi kubera ahantu ziba zagiye zica hatandukanye, zishobora kukuzanira ibibazo bigiye bikomakomeye nk'uburwayi. Niyo mpamvu niba wumvise imbeba ni byiza ko umakinga sure neza ko itahatinda. Nshuti yanjye mbisubiremo, uyu muti w'imbeba urakora. Ubuhamya muzagenda mububona. Abo bitakoze ngarutse hano nkubwira ngo shiri ku bute imbeba ziragenda zigashira. Kimwe n'ibinyenzi. Abatanze ubuhamya mwarabibonye. Ndashima cyane wa muntu wibuka ko hari icyo wenda nakoze hanyuma agashima, nubwo atagura iyo fanta ariko akandika message, bituma abandi bagira courage, noneho nabo bakivura cyangwa se bakirinda utuntu nk'utu. Sibyo? Ntago ndi bubabwire ngo Marie Jose ngo inshishi biki, nabyo nzabigarukaho. Ahubwo ubu ngubu tugiye kwirukana ikintu bita imbeba, twirukane ibinyenzi. Sibyo? Duhereye ku mbeba rero nk'uko nari ntangiye mbibabwira, zirabangama. Kandi noneho ya mbeba mbi ni ya mbeba ikurira imyenda, ugasanga noneho nta nubwo irya ahantu hatagaragara. Irya ahantu ku buryo uwo mwenda uwujugunya. Imbeba rero zibamo abadayimoni. Ni no gusenga cyane mw'abantu. Sibyo? Rero izi mbeba mbere na mbere kura ubucucike cyangwa se ibintu bicucitse mu nzu, kugira ngo mbese muri rusange ni ukugira isuku, kugira ngo zibura aho zihisha. Nufata ibintu ukagenda urunda genda biri aho ngaho, nta kuntu imbeba zitazahororokera, zizanahabyarira zuzukuruze. Ibyiza rero ni ukwagirira isuku aho hantu. Ikindi ukamakinga sure neza ko niba ari mu tubati nta biryo mwamenyemo, munsi y'amatapi nta biryo, hari udusimba tuza dukuruwe n'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu ikintu nyamukuru nkubwira ni ukugira isuku mbere yo gufata umuti. Sibyo? Umuti rero ni uwuhe? Nta wundi, ni ibiturusu. Inturusu, dushima Imana yaremye inturusu, zirukana imbeba pe, ku rwego ntashobora no kukubwira. Imbeba uti nzabigenza gute? Ibiturusu abarundi bacuti banjye nibo bajya bakunda kuvuga ngo none se ngo inturusu ni ibiki? Ni umukaratusi. Sibyo? Umukaratusi ni inturusu mu Kirundi. Sibyo? Rero
izo nturusu ufata amababi, ntabwo ari amababi akomeye, kandi nta nubwo ari twa tubabi two hejuru, niba urakurikira ayo mababi yorohereye ukayavuguta menshi, s'il-vous-plaît. Ntubikore umunsi umwe ngo hari uwanditse ngo narabikoze ngo ziza ziruka. Impamvu nyine nakubwiye ngo ziza ubwenge, nazo zirareba ngo ubundi uno muntu afite gahunda yo kutwirukana. Niba ubikoze uyu munsi, bikore n'ejo, ubikore ukwezi gushire nimba zitaragenda, sibyo? Kandi ntabwo kuzashira zitaragenda. Nta mbeba yongera kugaruka mu rugo rwawe. Inturusu uriya muhumuro urabivuguta, ukabivuguta ushyira nko mu ibasi, ukabivuguta ugaterera hejuru muri plafo, ugaterera inyuma y'intebe, ariko icyo gihe ugomba no kubanza gukora isuku, ugaterera inyuma y'akabati, umva ahantu hose. Byaba ngombwa ukavuguta mu mazi, ayo mazi ukayakoropesha ahantu ziri, cyangwa niba zaranacukuye ukamenamo amazi y'inturusu. Nkubwiza ukuri, nta kabeba wongera kumva kajagata. Binkorere nk'uko mbikubwiye, uzaza utanga ubuhamya nk'abandi. Burahari ubuhamya, nanjye ndi umuhamya, sibyo? Ntaramenya uyu muti, kandi narababwiye ngo ibyo nzamenya bifite umumaro nibyo nzababwira. Uyu muti narawuvuze guhera kuri TikTok. Mu bantu bavuga n'imiti, umenya ari njye wawuzanye kuwuvuga, sibyo? Njyewe rero binkorere, ndabyizeye, nanjye narabikoresheje. Imbeba, kandi imbeba ziragenda zikakwihisha, ntube wanayifata ngo uyice. Rero nshuti yanjye, fatira ibyo bintu mubwiye by'inturusu cyangwa umukaratusi, ubivuguta amababi, nurangiza andi mazi yakoropeshe, yewe ushyira ahantu hose uzi imbeba. Mu gikoni ushobora kuyakoropesha mu gikoni, nimba se hadapavomye n'urugero, niba hari ibitaka, kuko abantu nkurikirwa n'abakire n'abakene, kandi mwese ndabakunda, sibyo? Niyo mpamvu mubwiye ngo nawe ufite ibitaka mu gikoni cyawe, kurya umuntu atera amazi agiye gukubura, aho kuyahatera amazi asanzwe, hateresha amazi y'inturusu. Wavugusemo inturusu, icyo kivuge, icyo kivuguto cy'inturusu, sibyo? Ibyo bintu wavuguse, urwo rufuro urutere ahantu hose, mu myobo ushyiremo, uri kumva? Mu makositara nimba ariho ziba, naho ushyiremo, umva ntazo uzabona, kandi uzaza utubwira. Abantu b'imbeba nta n'ikindi mbabwiye, ni ukugira isuku ndetse no kuzibuza umutekano. Ntuvuge ngo nabikoze rimwe, noneho natunguwe cyane n'umuntu wambwiye ngo n'umuti wo gusama yakoresheje rimwe, ngo none rega kanandika message ngo gusama byaranze. Abandi baratanga ubuhamya, hari abantu banyweye amaritiro, urumva? Shirika ubute, niko nakubwiye. Imiti yanjye urizera, ugashirika ubute, ukanasenga, irakora. Ubwo ab'imbeba tubavuyeho. Reka nigire ku b'inyenzi, ku bantu bafite inyenzi, cyane cyane mu kabati, munsi y'amatapi, ahantu hose nyine ugasanga inyenzi zirajagata. Rero izo nyenzi nazo, umuti wa mbere ni uwo kugira isuku. Niba uhanaguye ameza ukareba neza ko inyenzi ziza zikurikiye ibyo kurya, niba icyo gihe nta biryo rero bihari, ndagutangariza ko nta nyenzi uzabona. Nugira isuku, ugahanaguza agatambaro keza, ugahanaguza agatambaro karimo omo, nta nyenzi uzabona. Dore ko niyo zaba zaraje, ngiye kukubwira umuti ni uwuhe. Twese tuzi capamandazi. Capamandazi ni ibintu twifashisha dushyira mu makeke, muri kukabona ku ifoto, tukanagakoresha turi gukora amandazi, sibyo? Bitandukanye na pakimayi. Noneho warangiza ukaba ufite n'igitunguru cy'umutuku cya oignon rouge, ukaba ufite n'indimu. Ibi bintu ni umwanzi w'ibinyenzi. Uzabikoresha gute? Mbisubiremo. Ufata akayiko
ka capamandazi, baking powder, sibyo? Noneho warangiza ugafata n'indimu ugashiramo, ugafata n'igitunguru cy'umutuku karapa, ugakora urwo ruvange, warangiza ugafunguza amazi. Iyo ufunguza amazi ntabwo nkubwiye ngo ubigire kagende, bikore ku buryo nka kwa kundi ukora icyayi ukabona ko icyayi gikoze, nabyo bikore gutyo. Nurangiza ubone ko nyine ari amazi, ariko nyine ubone ko bifunguye ariko bidafunguye cyane cyane. Ayo mazi ushire mu icupa ry'agaspray nimba urigira, cyangwa se nimba utarifite ufata icupa risanzwe upfumuza urushinge, ku buryo uza gupuriza ahantu hose uzi ibinyenzi, amazi agahita. Ubinkorere, ntuvuge ngo umunsi umwe birahita bigenda, ahubwo umunsi umwe biraza byinshi, niyo nakonka karaza karazamuke byishakiraho kujya. Ni byiza rero kubikora inshuro nyinshi bikimuka, bigahita bibona ko nta buturo buri aho hantu, bikimuka. Icyo ni kimwe. Ikindi, wa muntu ufite akabati kuzuye ibinyenzi, soramo ibyo bintu byose, umenemo amazi ashyushye, numara kumenamo amazi yatuye washyizemo omo, numara kuyamenamo ufate vinegre. Ntabwo ari apple cider vinegar ziriya, ndi kukwibwira ino vinegre igura 1000, hari naho igura ngo 700, iriya y'amazi. Uba ariyo noneho uhanaguza akabati kawe. Nubona ikinyenzi uzaze uvuga ngo Teri waratubeshye, sibyo? Urakoze rero. Nkwibutse kanda subscribe, tujye tubana mu biganiro byiza bitandukanye, kandi rwose ni byiza. Mbashimira mwe mwabikoze, niba utarabikora ndongera ndakwibukije. Kandi niba ikiganiro cyari kirangiye utarakora like kandi uba wumva nkubwira utuntu tw'ubwenge, bikore ndakwibukije. Urakoze cyane wowe ubikoze, sibyo? Ndabakunda, Imana ikandusha.